Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane mu izina rya Yesu. Twongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Tubanje kubasuhuza mwese aho muherereye mu bihugu bitandukanye by'isi, bumva ikinyarwanda. Imana ibagire neza, ibahe umugisha mu izina rya Yesu, ibagire neza. Mwebwe mukurikirana ijambo ry'Imana gutabwa n'Imana TV kuri channel Yesu abagire neza. Kongera kugira umugisha rero, kongera kugira umugisha ko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ibishimirwe. Amazina yandi nk'ibisanzwe Nyanduyezire. Dushimira Imana yabarinze ikaturinda, ibishimirwe mu izina rya Yesu. Reka dushime Imana dusenga kuko Imana ibarakoze ibikomeye iminsi itambutse n'imyaka. Mana nziza, turagushimiye Kristo, uri mwiza muri byose, uracyoroka nyagasani wahambaye. Twishimiye ko waturinze, warinze ubugingo bwacu n'ubuzima, urinda Abanyarwanda, urinda Abanyafurika, urinda Abanyaburayi, urinda buri muntu wese mu ruhande rwe wakoze ibikomeye. Nyagasani Yesu uhimbazwe. Amasaha tugiye kuvuga ibyanditswe byera byawe, kandi biduheremo imbaraga n'umugisha wa Nyagasani Yesu. Bibohora ubugingo bwacu, biduha imbaraga zo gukomeza mu rugendo rw'umusaraba, kandi n'abataramenya inzira yawe Nyagasani babimenye ku ijambo ryawe, kuko ijambo rivuga neza, uku niko kuzatubatura. Hari ababaswe na Satani, abo bose bavana ububata bw'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Tuguhe kaze kugira ngo ukomeze ubane natwe, ntabwo izina ryakomeza gushyirwa hejuru. Urakoze Kristo Yesu, amen. Imana ishimwe cyane, ihimbazwe. Dushimiye mwese mwagiye mukurikirana ijambo ry'Imana kuri ino channel. Imana ibahe umugisha cyane, yongere ibahe umugisha mwinshi. Abakunda ijambo ry'Imana, Yesu abagire neza. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana iminota mikeya. Imana riri ku mutima wacu, rifite intego ivuga ngo Imana igenda imbere mu buzima bwawe, kugenda imbere no mu buzima bwawe. Imana ikugenda imbere. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana kuva 23 murongo 27. Ijambo ryiza rikomeye. Haravuze ngo nzohereza igitinyiro cyanjye kibajya imbere, nzirukana abantu nzabagenza bose, ntume ababisha bawe bose baguha ibitugu. Nzohereza amavubi akujya imbere, yirukana Abahivi n'Abanyakanani n'Abaheti imbere yawe. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Reka dusome nanone mu Kuva 14 murongo wa 19. Havuze neza. Havuze ngo marayika w'Imana yajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli. Marayika w'Imana yajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli, arahava ajya inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo, ihagarara inyuma yabo hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'Abisiraheli. Bari ab'imbere igicu ibabera igicu n'umwijima, kandi ibabera n'umucyo n'amubamo na nijoro. Bigera nijoro bose arambura ukuboko hejuru y'inyanja. Imana itugire neza. Haleluya. Abandi babera umucyo bamurikira ijoro, biregerana iryo joro ryose. Imana itugire neza. Dusoreze muri Zaburi ibice 90 murongo wa 12. Utwigishe kubara iminsi yacu ku buryo gutuma dutunga umutima w'ubwenge. N'ayo magambo tujya kuganiraho iminota mikeya. Imana itugire ubuntu,
hari benshi batazi ko turi ku nyongezo, kuko buri munsi uko bwije uko bukeye abantu baratambuka bagataha bagapfa, kandi ntawuzi umunsi n'igihe. Rero Imana ikongera iminsi yo kubaho ntugira ngo ni ibisanzwe, ni umugisha wagiriwe mba nagiriwe ku Mana. Ahubwo umunsi Imana itwongeraho cyangwa ibihe Imana itwongerera, tujye tuyitwaramo neza, dukore ibyiza, Imana itugirire neza dushoboze. Imana ihimbazwe. Ni amagambo tugiye kuganiraho njye nawe, icyo Imana idushakaho ni ukuyizera, ukayisenga, ugakiranuka, byose kandi tubishobozwa na Kristo imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ijambo rivuze neza, dusomye ijambere. Imana yabwiye Abisirayeli ngo nzoreza igitinyiro kibajya imbere. Imana ihimbazwe cyane. Nibuka ko turi ku ijambo rivuga ngo Imana ibajya imbere mu buzima bwanyu. Yigeze kubwira Kuru ngo nzakujya imbere, ahataringaniye maringanize. Imana iri imbere yawe mu byo upanga byose, gahunda zawe zose, imishinga yawe yose, bitandukanye nuko abantu bavuga ngo turi kumwe nawe tukuri imbere. Abantu bajya baza bakagenda, abandi bakaza bakagenda, ariko Rurema isumba byose iyo yakugiye imbere ni iteka paka. Imana ihimbazwe. Nzakujya imbere, igitinyiro cyanjye kikujya imbere, nirukana abantu abanzi bawe. Imana yemeye ko izaturwanirira. Kurwanirwa n'Imana bitandukanye no kurwanirwa n'abantu. Umuntu yabwiye ati ndaza kukuburanira aha, ndaza kukuvugira, ariko bikanga. Murabizi abantu bababwiye ngo tuzabwira iby'akazi, bakabasezeranya ati rwose bose nzamubwira guha akazi. N'ubu ukajya utegereje amaso araheze mu kirere. Rero Abisirayeli bageze mu gihe cyo gusuzugurwa bikomeye, basuzugurwa n'abanzi babo. Hari igihe Satani yivanga mu buzima bwawe ugasuzugurwa pe, ugasuzugurwa n'uwari kukubaha akagusuzugura, n'uwari kugutinya akakubahuka. Ariko igihe kiragera Imana irahira cyangwa iravuga ati nzabajya imbere, nzabaheza igitinyiro cyanjye. Akamenyero k'abanzi babo baba bamereye nabi, ariko Imana ibireba iravuga reka nibuke abantu banjye. Yesu aze mu buzima bwawe kandi yivange nabwo. Umuntu uba mu buzima udafite Imana ntacyo afite, waba utunze udatunze. Niyo mpamvu n'ibyo yavuze ngo ufite Kristo afite byose. Nzohereza, Imana yohereza ingabo nyinshi, yohereza igitinyiro ku buzima bwawe, kuko ibikumenyera byo birahari kandi ni byinshi. Igitinyiro cy'Imana iyo cyaje imbere yawe ni umugisha uhambaye. Ibiza bikumenyera Yesu ayivana mu nzira. Mu ntambara zose Satani aguteza, Yesu arakurwanirira. Ngituma ababisha babo bose baguha ibitugu, nuvuga ngo basubire inyuma, bava imbere yawe. Sinzi ibyitangiye umugisha wawe cyangwa ibyagiye imbere mu buzima bwawe. Iyo Satani arwanya abantu, ntabashaka kugira ngo baninyagambure. Nta freedom Satani atanga ku bantu. Freedom kwegera Imana, freedom kuvuga ngo Imana ingira neza, abahindura pressure, ahubwo akabaha pressure mu bwonko bwabo. Ejo nzabaha gute, ejo meze gute. Nta byiringiro Satani aha abantu. Imana itugere neza. Ngo nzohereza amavubi abajya imbere,
yirukana abahivi n'abanyakanani n'abaheti. Abo bari abanzi b'Abisirayeli n'abandi, kuko Abisirayeli bafite abanzi benshi, ubwoko butandukanye bwinshi bwarwanyaga Abisirayeli. Ubu muri kino gihe rero abahivi n'abaheti ni abadayimoni muri kino gihe. Ni intambara zo mu isi y'umwijima y'abadayimoni. Satani agira ibitero byinshi bitandukanye, nkuko Abisirayeli bafite abanzi benshi mu mazina atandukanye. Rero Satani yaguteye umunsi, ejo akakubura, yongera gutera ejo bundi cyangwa ejo, kuko nawe agira ingabo nyinshi. Ariko izo ngabo nyinshi ntizifite ububasha nk'ubw'Imana, cyangwa ntizibasha kuba zanesha nk'ingabo z'Uwiteka. Imana ihimbaze mu izina rya Yesu. Tekereza amavubi. Ivubi ntimurizi, rikagenda rikadwinga umuntu akahita ava imbere yawe, rikadwinga dayimoni kava imbere yawe. Imana iratangaje. Imana igira ingabo zitandukanye abantu batanakeka. Kurwana kw'Imana gutarwa no kurwana kw'abantu. Iyo umuntu ajya ku rugamba ahanganye n'umwanzi, agira intwaro nyinshi, imbunda, masasi, ibyuma, ibiki byose, ibibombe, bitwaza ingabo nyinshi, intwaro nyinshi, intwaro zigaragara zizwi mu mazina. Ariko Imana ingabo zayo twamenya amazina uko zingana. Tekereza amavubi ariko ajya gutsinda abanzi. Imana irahambaye mu izina rya Yesu. Rero Imana yohereze ingabo ku buzima bwawe zikurwanirira, kuko nawe urabizi ko watsindwe, waraneshejwe. Ariko Imana yavuze ko izohereza amavubi, ikazohereza n'igitinyiro, kuko izi ko akamenyero k'abadayimoni kakugose. Nta cyubahiro ugira iwawe, aho uvuka nta cyubahiro ugira, sosiyete ubayemo reka data nisuzugurwa. Yesu akugarura igitinyiro ku buzima bwawe. Mwese n'umugenzi wese arakumenyera, ariko Yesu mu mbaraga isumba byose, Imana ikwibuke. Imana ikujya imbere kandi yivanga n'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Turacya mu gitabo cyo Kuva mu bice 14 havuze neza murongo bice 14 murongo wa 19 ngo marayika w'Imana ajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli. Imana ihimbazwe cyane. Imana ikujya imbere mu izina rya Yesu. Abisirayeli bava muri Egiputa, Imana yabagiye imbere kajya barwanira ku banzi babo. Iyi nkingi ni Kristo Yesu. Inkingi y'igicu ikajya batwikira ku manywa n'ijoro, ariko igeza ngo ijya inyuma, ijya hagati y'Abisirayeli y'Abanyegiputa n'Abisirayeli, ngo ku Bisirayeli ikababera umucyo ijoro ryose, ariko ku banzi babo ikababera umwijima ijoro ryose, ntagire uwegerana n'undi. Imana ijya iturinda kwegerana n'imigambi ya Satani mu izina rya Yesu. Iturinda kwegerana n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Yashyizeho urugabano, abanzi begera Abisirayeli, ariko Imana ishyiraho urugabano, umupaka w'imbaraga zayo. Imana ihimbazwe cyane. Ubundi ngo umusaraba kuba wizera n'ubugingo bw'iteka, ariko kuba wanga ni ukurimbuka. Iyi nkingi y'igicu rero ni Kristo Yesu. Imana ikubera inkingi y'igicu ku buzima bwawe. Ndanezerewe. Iyo mfashwe ndanezerwa rwose. Imana ihimbazwe cyane. Yesu aze mu buzima bwawe, aze hagati bikurwanya, kuko Imana ihagaze hagati ubwoko bwayo ikabarwanirira, kabera inkingi ikomeye y'imbaraga ku banzi bakababera umwijima, to stand before Eliya. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Rero uyu marayika w'Imana wajyaga hagati y'ingabo z'Abisirayeli,
inkingi ikamanuka, Yesu ari kumwe nabo. Imana yakugiye imbere irakurwanirira, yarwanira batubanjirije, nayo biracyarwanira itorero ryayo. Imana ibishimirwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka ahimbazwe. Dawidi avuze neza, turimo kwihuta. Twigishe kubara iminsi yacu uburyo dutuma dutunga umutima w'ubwenge. Ijambo rivuze neza. Twigishe kubara iminsi yacu bitume dutunga umutima w'iki w'ubwenge. Muri yo baravuga ngo kubaha Imana ubwo bwenge buvujyana kujijuka. Iyo kukwigisha kugira umutima w'ubwenge no kubara iminsi, uravuga uyu munsi nitwaye te, uyu munsi nitwaye gute, ejo nitwaye gute, uyu mwaka ushize nitwaye gute, hari icyo nahindura nkanezeza Imana. Gutunga umutima w'ubwenge no kuva mu bibi ugakurikira ibyiza, kagira ibyo uva mu bibi kajya mu byiza Imana ishaka, kava mu ngeso mbi kera imbuto nziza. Iyo abantu bafite umutima utagira ubwenge, baba baragiye mu bindi bituma imitima yabo ijya mu bugoryi bwinshi. Ko ijambo rivuga abantu batunga imitima y'ubugoryi kajya mu bidafite umumaro byinshi, ituma bigayisha izina ry'Uwiteka Imana. Rero ntabwo Imana yakujya imbere itari kutava izaviramo umusaruro. Yego. Iyo umwana ku ishuri bamwitaho kugira ngo akurikire amasomo, bamwiteho cyane, babonamo ikintu bashaka gushyigikira kiri muri we, kizamugira ahazaza w'agaciro. Ntabwo Imana yarwaniraga abisirayeli bwayo ubusa. Icyambere ari Imana yabavuzeho. Imana ihimbaze. Ikindi Imana ashakaga izina ryayo bazarigeze kure. Isi yose uvuga ko umwami w'Uwiteka agira neza. Ntabwo Imana yakurwanira ku busa gusa, ntibishoboka. Hari ikibiguteganyiriza, hari ikibigushakamo wowe utazi n'abakurwanya bataramenya. Imana ishimwe cyane mu izina rya Yesu. Rero aya masaha Yesu akugenda imbere, ariko arakugenda imbere ufite umutima w'ubwenge cyangwa n'ubupfapfa gusa. Arakurwanira koza ngabo ziva imbere yawe, ufite umutima w'ubwenge. Yavuze ngo inzohereza amavubi azakujya imbere. Mwene data unteze amatwi ijambo ry'Imana, Imana izakujya imbere kurwanirira. Umutima wawe uhagaze he? Uwanjye uhagaze he? Imana tugirire ibambe mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana, Imana ibafashe bagire neza. Ijambo ryavuze neza ngo nzakohereza igitinyiro kijya imbere yanjye. Rero iyo Imana ikoresha igitinyiro, hari akamenyero k'abadayimoni ishaka kuvanaho. Rero Yesu akugire neza, akugarukeho, kwambika imbaraga, kugenda imbere yivanga n'ubuzima bwawe. Aho wasuzuguriwe Imana yaguhera icyubahiro mu izina rya Yesu. Reka dusenge dushima Imana. Aho utagize umutima w'ubwenge, Imana igushoboze guha umutima w'ubwenge mu izina rya Yesu. Imana nziza kurusha abantu, tugushima ijambo ryawe ryiza kurusha byose. Aho twagize umutima w'ubupfapfa, amaraso tweze. Aho twateshutse ijambo ryawe tweze utunganye. Uje kuturwanira, kuturengera, kutujya imbere. Jya imbere ubwoko bwawe, jya imbere imfubyi n'abapfakazi, abari mu kaga urenge nk'Imana isumba byose. Babera ubutabazi Kristo wowe kwiringirwa. Ngo bana nabera ukomeze kubana itoro ryawe, urengere itoro n'igihugu. Genda imbere abari mu kaga n'amakuba, warwanirire woze igitinyiro ku itoro ryawe, kuko Imana igeneza muri byose. Ngaho ndagushimiye, komeza ubane nanjye, ubane nabera bose, ubane nabo, twese dushoboze duha imbaraga zawe. Urakoze Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, ibagire neza. Nakagaruka mu ijambo ry'Imana, ugire umutima w'ubwenge. Iminsi ishigaje ntuyizi, nanjye ntago nyizi,
ariko dutunga umutima w'iki? W'ubwenge. Uwo mutima w'ubwenge no kubaha Imana, Imana igushoboze nanjye nshoboze muri byose. Kuba Imana ije kukurwanirira ni uko ari ikikugambiyeho cyiza cy'umugisha ku buzima bwawe. Wongere wizere Imana kandi uyiringire mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.